Right now mise nakira kuri ya mihanda yacu turabizi everyday mba ngenda nkwereka different talents zitandukanye nkaba nsanze umwana w'umuhungu. Salamu musaza. Meze neza. Wana banza ukirigite muri twa turimbo twose nagiye numva wacuranze. Twagiye let's go. Okay, right. Yeah. Wow. Okay, ibi bintu bivana he bro? Ko numvuze gucuranga neza, uzi kuririmba neza. Ya, kuririmba nyine ni impano umuntu arira cyane. Yego. Ya, umuntu arayirera urayikaza ku buryo wenda suppose wenda nk'urugero naguha. Hari ukuntu umuntu acuranga gitari gutya atanayireba. Yego. Ureba hejuru cyangwa se right. Gusa nyine biza gake. Kuki wahisemo se gukora indirimbo za kera zimaze iminsi? Ya, impamvu nkunda gukoresha indirimbo za kera nge ndi umuntu ukuriye mu bintu by'umuco cyane. Ya, nakuriye mu itorero. Ya, ufite itorero nginamo hari Remera Kimironko. Yes. Noneho ndashaka ko turi gusoza turi ku mihanda yacu hano ku muhanda tuba twagiye. Wongere dukubita kandi kantu ugiye kuturimbira akahe akarimbo nakubitira ubu ngubu se nakubitire undirije umwana undirije umwana iyo ni yande